Hello Abavip, nizere ko mumeze neza, nizere ko mumaze icyumweru cyiza, aho muri mwese abajene, abapapa na mama, vraiment hashize n'igihe kinini tudakora ibiganiro, ariko tugiye kugerageza muri uyu mwanya kuko dutangiye kubona umwanya mu gake gake tugiye dukora ibiganiro mu buryo buri consistent. Ariko mbere y'ibyo byose mbanje kubaramutsa, murabizi ngewe ni Mugarura Kenny, nk'abandu mu VIP nkamwe mwese. Uyu munsi rero hari ikintu nari maze iminsi ntekerezaho, nkavuga ati ariko uyu munsi ndashaka kugira ngo nkisharinga aba VIP. Mu by'ukuri ntago ndi umu expert, ntago ndi umu expert mu bintu by'abantu bafite ibibazo byo mu mutwe cyangwa bafite ibibazo bahidiringa nabyo bya depression, ariko ndagira ngo uyu munsi tuze kuganira ku kibazo cya depression, cyangwa mu kinyarwanda ni ikintu bita umubabaro ukabije. Abantu benshi bakunze kuvuga umubabaro ukabije, cyangwa nyine kumva utishimye, kumva nta mahoro ufite, wumva utishimye. Iyo kintu ndagira ngo umunsi tuze kukiganiraho kugira ngo dutange umucyo mu by'ukuri cyane cyane ku ba VIP, kuko ni ikintu kimaze iminsi kivugwa, kimaze kugera ahantu hose, abantu bose barakivuga. Umuntu ati yo uriya muntu yabaye depressed, ati uriya muntu yarwaye depression, uriya muntu yagize iki. Turagira ngo icyo kintu duse nk'abasasi inzobe, noneho tumenye icyambere icyari cyo, tumenye n'ukuntu twakirwanya. So mu by'ukuri hari ubwoko bubiri bwa depression. Hari depression ivurwa kwa muganga, ariyo bita umubabaro ukabije. Ntanze urugero, nshobora nko kuvuga nti nko ku mwana w'umujene cyangwa umuntu ufite uwari wese umuryango, uramutse ubyutse nka mu gitondo bakakubwira ngo umuryango wawe wose, umugore wawe, umwana wawe, abantu uzi muvukana bose bari baje nko kugusura, ukumva ngo bose bagize impanuka barapfa. Icyo gihe ugira umubabaro ukabije. Iyo ni depression iza kubera circonstance, nta kintu wayikoraho, nta n'ikintu wabihinduraho, kandi mu by'ukuri muri terms zo kwa muganga iyo niyo depression, niwo mubabaro ukabije, kuko uhuye n'ikintu ubwenge bwawe n'amarangamutima atabasha kwihanganira. Mu by'ukuri ntabwo ushobora kubyihanganira. Ni ibintu bikurenze ubwenge, ni ibintu bikurenze ubushobozi bwawe bwo kwihangana, ukavuga ati oya ndemeye, ukaba depressed, ukabara umunsi wa mbere, umunsi wa kabiri, umunsi wa gatatu, umunsi wa kane, umunsi wa gatanu, icyumweru, amezi atandatu, umwaka, ariko kubera cya kintu cyarakunaniye kukihanganira. So icyo ni ikintu mu by'ukuri ntago ushobora kuza kureba YouTube video ngicyo kintu gikiri. Kandi n'abantu bafite umubabaro of that sort bari ahantu bari kwa muganga, barahandi. Ariko hari icyo nakwita umubabaro noneho utari depression, ariko abantu basigaye bayita depression. Umubabaro cyane cyane ukunda kugaragara mu bana b'abajene, umubabaro usanga mu bana batoya bafite n'ibintu byose mu by'ukuri ubona ko badafite n'ibibazo byinshi, ariko ugasanga afite umubabaro, ugasanga arababaye, ugasanga ntago ashaka kubyuka mu gitondo, akumva ari depressed, ntashaka gukora ikintu na kimwe. So uwo mubabaro ntago ubundi wakagombye kwitwa depression, ariko kubera ko nawo mari igihe kinini cyane mu muntu, usigaye bifite abantu basigaye bawita depression, ariko nibaza ko ngiye bari kubita izina ritari ryo, kuko uwo mubabaro ni umubabaro uterwa na circonstance wowe ubwawe wishyiramo. Mu by'ukuri ni umubabaro ujyanye no kuvuga ati ndiho, ariko ndabona ubuzima bwanjye ntacyo bumaze. Ni naho tubona, ni naho ibitekerezo byo kwiyahura bitangira kuza. Ugasanga umuntu aravuga ati ngiye mu by'ukuri ubuzima bwanjye ntacyo bumaze, ntaho ndimo ndagana, sinishimye. Ugasanga abantu birirwa mu nzoga, birirwa mu mico mibi myinshi itandukanye, ariko ugasanga mu by'ukuri nubwo ibyo bintu byose abikora, nuko atishimiye ubuzima abayeho.
So rero ngewe message y'uyu munsi nagira ngo mbanze mu by'ukuri nsobanure ubu bwoko bubiri bwa depression kugira ngo mwumve ikintu ngiye kuvugaho, kuko iyi video iri based on my own experience. Twese tuba hano bigeraho kabisa, cyane cyane iyo umuntu akiri muto afite imyaka 16 kugeza kuri 23 n'itanu, ukitekerezaho ukabona ubuzima bwawe nta hantu urimo burajya, ukabona na warize yego ariko nta kintu kirimo kiragenda imbere, nta kintu kigenda ukora ngo gikunde, nta kazi ufite, nta nubwo bega buri gihe ubona hari ikintu kiri imbere yawe kikubuza gutera imbere. So ugasanga umuntu atangiye gusubira muri iyo depression nari maze gusobanura. Ariko ndashaka kubwira ko amakuru meza hari nuko ushobora guhinduka iyo depression ikagenda burundu, ikagenda ahubwo ugasigara nishimiye ubuzima mbayeho, ntababaye, ntafite agahinda, ntari mu bintu nyine wumva ubabaye mu mutima. So hari ibintu ushobora guhindura mu by'ukuri bikaba neza. Rero kugira ngo ntangire kuri ikintu cyo guhindura, reka mbanze kuvuga no guhinduka uko ariko. Hari abantu bajya batekereza cyane ugasanga nko kuri YouTube video urayumvise, cyangwa ukagwa nko kuzindi nyinshi zi motivating abantu zigira iki, ukabona umuntu arabyutse mu gitondo ngo ngo ngiye ubuzima bwanjye ngiye kubuhindura, ngiye kuzantera pompage 20, ngiye kuzajya niga nahe kare, ngiye kuzajya neza, ngiye kuzankora ibintu byose. Ugasanga urashaka guhinduka vuba cyane, guhindura ibintu byose byari mu buzima bwawe. Icyo kintu rero akenshi usanga ushobora kugikora umunsi umwe, iminsi ibiri, uri umuntu ukomeye ufite umutima ukomeye wabikora iminsi 3, ariko ntabwo wabikora icyumweru cyose, ukwezi, cyangwa amezi 6 bihinduka ubuzima bwawe, kubera ko biragoye cyane. Ntabwo ushobora guhindura ibintu byawe byose biri mu buzima kuko ntibikunda. Ubuzima bwawe ntabwo ari telecommande, ntabwo ari ibintu hindura direct. Dufite patterns tugenderaho z'ibintu byose kugira ngo ubuzima bwawe buhinduke. Ngewe ntanga urugero, biroroshye cyane guhindura ubuzima b'ibintu ukora buri munsi. Ibintu ukora buri munsi nko kubyuka mu gitondo, kwibrosa, kurya, kuryama, amasaha uryamira, akazi ukuntu ugakora, assignments zawe ukuntu zikora, ni ibintu n'ubundi ubuza gukora muri uwo munsi, ariko ugahindura ukuntu ubikora. Nkunda kwibaza cyane, nkavuga ati se tuvuge nk'icyari ndi mu cyumba iwanjye, nkavuga mu cyumba ahangaha ni iki kintu nahindura kugira ngo habe heza kurushaho, cyangwa mu kazi kanjye nkavuga ati ni iki kintu nahindura kugira ngo akazi kanjye korohe kurushaho. Kuko twese tuba dufite ikintu ku kazi cyangwa mu rugo tubona umutima wawe ukumva gisa nk'ikikuremereye mu kuntu ukumva nta mahoro kiguhaye, kuba utaragikora nta mahoro kiguhaye, ariko ugasanga buri gihe tugisize ejo, ati nzagikora ejo, cyangwa ngo nzongera nyikoresha, cyangwa nzongera nyikoresha. Ugasanga icyo kintu buri gihe ugikomeza kugisubiza inyuma, ari nako ya mahoro yawe nayo ukomeza kuyasubiza inyuma. Hari igihe usanga hari assignment ufite iri pending ku ishuri, ariko ukumva ati ejo nayikora, ugabandi ndashaka kureka fanta cyangwa ariko ukumva wakomeza kuva ejo niho nzayireka. Ako kantu gatuma amahoro yawe mu mutima uyasubiza inyuma. Mu by'ukuri uhisemo kuwireka ubu ngubu nta kintu byagutwara. Sinkubwiye ngo ngaruka kuri cya kintu cya mbere, sinkubwiye ngo ureke ibiryo byose bibi, tuvuge wenda nimba waryaga amandazi ukarya fanta ukarya iki, ukabona utangiye kubyibuha, ukabona utangiye gusa nabi, ukabona wumva utangiye kurwara, sinkubwiye ngo birekere byose icyarimwe, oya, kuko ibyo nibyo muganga azakubwira numara kurwara. Ariko ubu basera kuri kimwe, kata fanta, ibindi bizagende ubikata gake uko ubona n'icyambere wabashije kugikura mu nzira. So ibintu dukora buri munsi ni byiza ko tubistructuringa bikajya ku murongo, kuko ibyo byonyine ni 50% y'ubuzima bwacu. Ubuzima bwacu 50% ni ibintu dusubiramo buri gihe. So iyo tumaze kubishyira ku murongo, akenshi rwose ubuzima bwawe bwagiye ku murongo. Ibindi bintu noneho bigenda biba exponential. Umara kuvuga ati okay, kuva rero mbasha kubyukira amasaha navuze, nkaba mba nimba vuga ati ngenda byuka saa 1, ndabyuka saa 12, kuva byibura mbasha kubyuka saa 12 cyangwa saa 1,
nkaba mbasha gukora dushe nkitegura sinkererwe ku ishuri. Ibyo byonyine birahagije. Sinkererwe ku kazi, sinkererwe mu nama. Icyo cyonyine kiba gihagije. Noneho ubutaha nyuma y'igihe umaze kwimprovinga uzabana no kwimprovinga uko kuva ntakererewe. None ni gute nakora akazi kanjye neza, ni gute none ya assignment na submitting igihe, none ni gute akazi report nayitangira igihe. Noneho bigenda bikura ugasanga kugira ngo neza ubone effectiveness exercice nuko yiribona nko mu myaka 5 cyangwa imyaka 10 iri imbere. Usanga umuntu wari uriwe kera usanga nta kintu apfana n'umuntu uri uwo munsi. Usanga umuntu wa kera dukunda abantu bakuru bakunda kubyita ngo kera nari umwana, ariko buriya ntago gwari ubwana, ahubwo kera ntago yigeze atekereza kwiyungura no kwimprovinga mu buzima bwe. So niyo mpamvu iyo ubonye umuntu wa kera ukuntu yatekerezaga uramuri ugasanga yari umwana. Kandi nawe kugira ngo ubone ko mu by'ukuri nta kintu urimo urahindura mu buzima bwawe, ni igihe urebye ugasanga ahubwo kera uko wari umeze kera ni kukiri ubu, aho haba harimo ikibazo. Aho harimo ikibazo. Kandi cyangwa ukareba ugasanga kera ahubwo niho wari neza kurusha uko uri ubu ngubu, aho noneho harimo ikibazo kibi cyane kuko uba urimo urasubira inyuma. So nicyo kuntu ushobora kwimprovinga ubuzima bwawe gake. Ariko rero Abavip ntimunyumve nabi, ntago mvuze yuko ibibazo byose ufite mu buzima bwawe biterwa nuko utabyuka kare, biterwa yuko udakora ibintu byawe ku murongo, udashobora kuorganiza ubuzima bwawe. Mu by'ukuri simbabeshye, hari ibibazo byinshi mu buzima. Hari igihe uhura n'umubosi mubaka kwirukana nta kintu akuziza. Hari igihe uhura usanga abana benshi muri imisi barakurira mu mafamiye amwe namwe ari divorce, ugasanga mu rugo ntago babanye neza, ugasanga afite umubabaro vraiment, ugasanga cyangwa uhuye n'indwara utaruteganyije, ugiye mu bitaro mazemo imyaka 2. So hari ibintu byinshi ku isi umuntu ahura nabyo by'ibibazo vraiment, bikaba byakubabaza kandi bikakugiraho na effet ikomeye ku buzima bwawe. Ariko ibyo bintu sinkutumye kubihindura. Wowe icyo nkutumye vuga ati ibyanjye ngiye nabikoze, ibiri mu bushobozi bwanjye nagerageje kubihindura. Noneho ibi bindi bisigaye, niyo mpamvu abantu benshi twizera Imana, bandi tukagira amadini dusengeramo, ni ukugira ngo nabyo tubiragize Imana. Imana nayo igira ikintu idufasha, kuko ariko bititwa yuko ubuzima bwawe bwose ngo hari umuntu uzaza akabugira bwiza, ahubwo wowe tangira gake mu bintu byawe bike ushoboye, ubihindure kandi ube consistent about it. Biroroshye gukomeza uhindura akantu gato ku kintu wari urimo uravamo. So ndangiza mu by'ukuri ndashaka ngo uwo mubabaro twitera wo kumva yuko nta kintu umuntu amaze, ati ntacyo mbona nakora, ati mu by'ukuri abantu bose twiganye baransize, ukumva uwo mubabaro ufite, ukumva umubabaro urimo uragusubiza hasi, kumva ntago urimo urashaka kuzamuka, uwo mubabaro ndagira ngo tuwushyire inyuma yacu, kuko ni umubabaro ubwacu twe dushobora kwisolvingira, kandi ni umubabaro udafite ikintu watwungura. So Abavip nuko video yanjye yari imeze. Please muze kujya muri comment, mu commenting, mubaze ibibazo aho mutumva, munayisharing abantu mubona ishobora gufasha. Hanyuma see you in the next video. Thank you very much Abavip, we love you so much.